Reka twongere dushime Imana ku gitondo cyiza cyangwa se umunsi mwiza twongeye kugirirwa ubuntu n'Imana kugira ngo twongere tubane namwe badukurikiye. Yawe ni umunsi mwiza kandi Imana iduhaye kugira ngo twongere tuganire namwe tugarutse ku kiganiro cyacu kuko mubizi ni ukuri kubatura kandi muzi intego zacu ari kugira ngo ubuzima bwanyu bukomeze bubeho nk'uko Imana yabishatse cyangwa se mwuzuro wabwo, yani tubeho nk'uko Imana yagambiriye ko tubaho, turi abana dufite umudendezo wose wuzuye. Ya igitondo cy'uyu munsi tukaba twabazaniye umushitsi nk'uko mubibona kuri kamera zanyu. Ni umukozi w'Imana araza kubibwira kandi anatugezeho ubutumwa bwiza. Ndizera ko umuntu wese uri budukurikire hari ikintu ubugingo bwe buza kwakira uyu munsi wa none. Nkuko bisanzwe nje uvuga ni Serugaba Alex, kana none dusabe umushitsi twazanye kugira ngo nawe abanza twibwire atubwire umurimo akora hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro cy'umunsi. Murakoze cyane, nitwa Reverend Samuel Sebantu Mataratara. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Grace Tabernacle Ministry of Jesus Christ. Niho dukorera umurimo w'Imana. Arakoze cyane Pasiteri, nkuko mubyumvise ni Revera hano mu mujyi wa Nairobi, ayoboye kanisa ryitwa Grace Tabernacle Church, aho niwe uri responsable kandi kigeretse kuri ico ni umuvuga butumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Niyo mpamvu twamuzanya kugira ngo abasangize ibyiza byinshi bimwuzuye cyangwa se ubumenyi Imana yamuhaye kugira ngo ubuzima bwa mwese aho muri abari Amerika, Australia, muri Afrika ndetse n'indi migabane mukomeze mugubwe neza. Uyu munsi rero tukaba twateguye topic ivuga ngo agakiza. Uyu munsi turaje ngo tugaruke ku ijambo agakiza kuko ngire ngo ni ijambo risa naho ariyo ntego ya Bibiliya yose cyangwa se y'umukristo wese. Niyo topic ni nkuru ya Bibiliya, ariko usanga kandi abantu ni nkaho agakiza batakamenye nk'uko kari. Niyo mpamvu mu gutumira Pasiteri twaramubwiye ngo adutegurire iri jambo abashe gusobanurira abantu, kandi aragaruka ku magambo agera nko kuri 3. Irya 4 azaza kurivugaho ubutaha kuko ni rinini kandi risaba umunsi waryo. Pasiteri ndashaka ngo udufashe gusobanurira inshuti zacu abadukurikira kuri ubu n'abazadukurikira uko iminsi ikomeza gucanamo, ese agakiza niki? Kuko birasa nkaho byakomeje kuba urujijo mu bantu kuva muri 50 agakiza kaza mu bihugu bya East Africa, ariko usanga kugeza n'ubu nyine ubaza umuntu agakiza ugasanga kara nta ruhabyuma ndiyo nabasha gusobanura ijambo rimwe cyangwa se mu magambo maremare. Agakiza niki? Icyo nicyo kibazo cya mbere uza kugarukaho. Numara icya kabiri uze kutubwira ati dukizwe iki cyangwa se twakijijwe iki. Nono irya 3 uraza kugaruka ku ijambo rivuga ngo ni ryari umuntu ashobora kwakira agakiza cyangwa se ni iyihe nzira bicamo kugira ngo agakiza kagere ku muntu. Ayo magambo ko ari 3, iyi nzira ya 3 rwose nawe uze kuyitindaho kuko abantu benshi bagenda bivuga utandukanye kandi bigacanga abantu, ugasanga agakiza ko baragashakira mu nzira katakagombye gushakirwamo. Rero bene data reka mbasabe mutega amatwi kandi mwashe gukurikira twumve icyo Imana yashyize ku mutima wa Pasiteri kugira ngo atugezeho. Murakoze cyane. Murakoze cyane, natwe reka tubanze tubashimire mwebwe Voice of Salvation and Wisdom TV. Yego. Tubanje kubashimira cyane kuko mwatekereje ko twaza tukaganira, ndetse mugabo reka ndeke kubyita ikiganiro, reka mbyite yuko gusangira ubutumwa bwiza. Yego yego. Ndabashimiye cyane ko mwadutekereje mukabona ko ari ngombwa ko ari byiza yuko twaza tugasangira ijambo ry'Imana. Murakoze. Mu by'ukuri ikibazo mubajije ni ikibazo kigazutse cyane, ariko dushobora nyine kuvuga mu mwanya dufite. Yego. Ariko tukagira icyo tukivugaho. Yego. Ubundi agakiza nk'uko bivuze hari abantu nyine
bashobora kuba bavuga agakiza mu kanwa kabo, bakavuga agakiza ndetse bakaba banakabwira n'abandi, yego, ariko ugasanga wenda abantu bakavuga uko katari. Ariko reka mpere ku ijambo rivuga ngo agakiza ni Kristo. Kampera aho ngaho, yego, kuko iyo tuvuga agakiza tuba tuvuze Kristo. yego, rero Kristo tuvuga niwe gakiza. Reka mpere ku ijambo iyo vocabulaire yonyine, iryo jambo rivuga ngo agakiza. Agakiza ni izina, ariko hari inshinga nanone ijanye n'iryo zina ivuga gukiza. Gukiza ni inshinga, icyo twita mu Gifaransa ni verbe. yego, Gukiza, gukiza bivuga iki? Gukiza ni ugusanga umuntu wari mu kaga ukakamukuramo. Ni ugusanga umuntu wari ugiye gupfa ukamukiza kwa gupfa. Uko niko gukiza. yego, Ariko twebwe uko gukiza gutandukanye n'agakiza twebwe tugiye kuganiraho. Kuko agakiza, ijambo agakiza tugiye kuganiraho nkuko mutubajije ririmbitse cyane kuruta uko twari dusobanuye. yego, Kuko nimba gukiza bivuga gukura umuntu mu kaga, muri situation mbi yararimo ishobora gutuma apfa, yego, ariko ukamurokora ukamukura muri uwo mwanya mubi. Ariko agakiza tugiye kuganiraho twebwe turaza gusanga yuko ahubwo twebwe twahawe agakiza twari dupfuye. Turaza kurebera hamwe wenda n'icyari kitwishyitse ari cyo. yego, Mbo rero agakiza nane mvuze ngo ni Kristo. Kristo niwe gakiza. Ushobora kwibaza ngo ese atubera agakiza gute, cyangwa niwe gakiza kacu kubijyanye n'iki? yego, cyangwa se ni gute Kristo ari agakiza kuri twebwe? Reka mbanze ngaruke, atubereye agakiza kubera yuko twebwe twari abanyabyaha. Icyo yaje kudukiza turaza kukivuga hano. Yego. Wavuze ngo dukizwe iki? Yego. Cyangwa twakijwe iki? yego, Uwo Kristo kuko ari we gakiza kacu, iyo tumwizeye, iyo tumwakiriye, hari ibintu byinshi bikubiye muri icyo kintu cyo kumwizera no kumwakira. yego, yego, Turaza kubisangira nabyo. yego, ariko ijambo ry'ibanze nshobora kubabwira, mwumve yuko agakiza kacu ari Kristo. yego, Ni ukuvuga ngo hanze ya Kristo nta gakiza k'ibyaha gahari. yego, ruriya rugero nari ntanze mbere, umuntu ashobora kugukiza, umuntu akakurokora inzu yari igiye kuguhiraho, wari ugiye kugwa mu nzu yahiye. Ariko twebwe icyo tugiye kuvuga hano, tugiye kuvuga Kristo k'agakiza kacu wadukijije ibyaha. yego, Wadukijije ibyaha. Ni ukuvuga rero mu kwemera Kristo no kumwizera tuhabonera ibintu byinshi cyane, kandi nabyo dushobora kwita ngo ni agakiza. yego, Ariko bibaye agakiza kuko tubikomoye muri Kristo. Nta handi tubivanye, nta n'ahandi twabibona, nta n'ahandi twabisanga. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Kristo uba wakiriye imbabazi z'icyaha. amen, Uba wakiriye imbabazi z'icyaha. amen, Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye gucungurwa mu byaha. Sinzi ko turi kumvikana neza. oya kabisa ko biri kumvikana. Iyo wakiriye Kristo uba uvutse bundi bushya. Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye umudendezo wo kuva mu byaha. Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye guhinduka, ugahindura n'icyerekezo. yego, Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye ubuzima bushya butandukanye n'ubwo wari urimo mbere yo kumwakira. Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye kungwa n'Imana. Turaza kubigarukaho. yego, yego, Kungwa n'Imana. Kungwa n'Imana ni ukuvuga ngo mbere wari waratandukanyijwe nayo. yego,
ijambo ry'Imana ni byiza cyane. Uba wakiriye kungwa n'Imana. Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye kwezwa mu buryo bw'umwuka. Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye kugirana amahoro n'Imana. Kugirana amahoro n'Imana no kuvuga ngo kubana amahoro n'Imana. Yego. Udatinya Imana, Imana nayo ikakwiyegereza, uko niko kubana amahoro n'Imana. Yego. Nta kibi Imana ikubaraho. Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye gutsindishirizwa. Amen. Uba wakiriye gutsindishirizwa. Kandi iyo wakiriye Kristo uba wakiriye kubohorwa mu mbaraga z'icyaha ndetse n'ingaruka z'icyaha. Yego yego. Ayo magambo urumva atari meza? Ni meza cyane. Iyo wakiriye Kristo uba uvuye mu bwami bw'umwijima winjiye mu bwami bw'umucyo. Ni ukuvuga rero ni muri ubwo buryo Kristo atubereye agakiza. Haleluya. Urumva ibi bintu tuvuze kubyakira bikaba ibyawe kubihabwa. Yego. Ni umugisha ntangere nuko abarundi baje bavuga. Yego. Ni ukuvuga ngo ako niko gakiza. Ako niko gakiza. Turakomeza tuganire nanone nyine kini kiganiro cyiza. Arakoze cyane pastor, arakoze cyane pastor. Mu byukuri aratangiye ariko kandi kera ko numva ibintu bimeze neza cyane. Pastor avuze ati Kristo niwe gakiza kandi ibintu byose avuze aravuze ngo bikubiye muri uwo nguwo. Yani umwakiri bufite full package y'ibyo bintu byose. Pastor arakoze cyane. Reka mbasabe mukomeze mutega amatwi. Hari ibintu byinshi biraha imbere byiza adufitiye. Pastor komeza mukomerezaho usobanura agakiza kabisa. Urakoze cyane. Nkuko tubivuze agakiza kacu ni Kristo. Yego. Kandi iyo dusoma ijambo ry'Imana hariya mu byakozwe n'intumwa riravuga ngo kuko ari nta rindi zina ryahawe abari mu isi ryahawe abantu ngo bagomba gukirizwamo uretse izina ryande rya Kristo. Ni ukuvuga ngo umuntu ushobora kuvuga ko afite agakiza adafite Kristo, atarizeye Kristo, atarakiriye Kristo, uwo ni umubeshyi. Yego yego. Kuko ijambo ribitubwira neza yuko ari we agakiza kabonerwamo. Yego. Niwe wakatuzaniye, niwe wakaduhesheje. Uwo Kristo rero umuntu wese utamufite, umuntu wese utaramwakiriye, umuntu wese utamufite muri we, utaramwizeye cyangwa se utamwizeye, tagakiza afite. Yego. Ni ukuvuga narimvuze ngo iyo umwakiriye uhabwa imbabazi z'ibyaha. Hari ijambo navuze dutangira rivuga ngo nubwo gukiza ari ugukura umuntu mu kaga, ni ugukura umuntu muri hatari yo gupfa, ariko twebwe agakiza tubonera muri Kristo Yesu kadukuye mu rupfu twari dupfuye. Mu yandi magambo karatuzuye. Agakiza kabonerwa muri Kristo twebwe karatuzuye kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu ibyo mwagenderagamo kera. Iyo bivuga kera ni mbere tutarakira Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nanjye rero iyo nganira ijambo ry'Imana numva nezerewe. Ni lazima atavuga Kristo agomba kubaho ibyishimo. Ni ukuvuga ngo twebwe ako gakiza tumaze kukakira twarakagenewe n'Imana. Irindi jambo nza kuvuga kugira ngo dukomeze, agakiza ntigakorerwa. Yego. Ni impano y'Imana. Haleluya. Ni impano y'Imana. Yes. Umuntu wibeshe ngo hari ico yakora, hari uko yabigenza, hari uko yakwibumbarika, hari uko yakwitwara kugira ngo abone agakiza, uwo numubeshye cyane. Ese ubundi ntanaguciye mu ijambo ko hari unabivuze imbere tese twari dupfuye. Ubundi umuntu umupfu yokora iki? Umupfu kwa bakeneye umuntu wo mukura mu rufa akamuzamura akamushira mu buzima. Urakoze cyane kuko iyo bija kuba hari uko umuntu yari gukora ngo abone agakiza, Kristo ntaba yaraje. Ni ukuvuga yari kuba yaragukoza uko kuntu kugira ngo akabone. Yego. Ariko rero Kristo niwe gakiza. Haleluya. Rero narimvuze ngo yaratuzuye. Agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu karatuzuye tubaho
tubaho kuko mbere ntitwari turiho Yego. twari dupfuye kandi buriya hari ibintu ngenda ntekereza nkabona abantu baza birengagiza ukuri kandi bakuzi. Yego. Nimba birivuga ngo twari dupfuye ni ukuvuga ngo ni ukuri twari dupfuye kandi nimba birivuga ngo Kristo yaratuzuye ari we gakiza kacu ni ukuvuga ngo ni ukuri Kristo yaratuzuye. Yego. Rero twahawe imbabazi z'icyaha ni ukuvuga ngo twari abanyabyaha. Kristo aje ari we mpano y'Imana ari we gakiza kacu ibyaha byacu tumaze kumwizera ariko ibyaha byacu abyishiraho natwe duhabwa gukiranuka kwe. Yego. Yego. Ni ukuvuga ngo ntabwo na rimwe twari abanyabyaha. Hanyuma Kristo icyamuza yaje gupfira abanyabyaha yaje gupfira abakiranutsi. Yego. Kristo yaje gupfira abanyabyaha. Paulo niwe wanze aravuga ngo muri bo ngo nije w'imbere. Iwe ahamya neza yuko mu bo Kristo yaje gupfira. Iwe aravuga ngo nije w'imbere, avuga yuko ari muri abo. Ni ukuvuga rero ako gakiza kaduhaye imbabazi z'ibyaha. Twarababariwe. Yego. Turirimba ngo twarababariwe. Yego. Ariko birababaza iyo ubona abantu bararirimba cyangwa se bakavuga ubutumwa bw'ibyo batemera cyangwa se bw'ibyo batizera. Birababaje cyane. Ugasanga umuntu araririmba akavuga ngo narababariwe. Ariko akongera akavuga ngo ndi umunyabyaha. Iyo ni sinzi ukuntu nabyita. Ni filosofi tumvikana kabisa. Ndikiba cyumvikana. Rero ako gakiza rero kaduhesheje imbabazi twarababariwe. Twababariwe ibyaha kandi ibyo byaha nibyo byari byadutandukanyije n'Imana. Haleluya. Haleluya. Nibyo byadutandukanyije n'Imana. Kandi ako gakiza katubereye gucungurwa mu byaha. Uko twacunguwe. Yego. Twacunguwe na Kristo Yesu. Niwe waducunguye adukura mu byaha. Kandi amaze kuducungura ubu turabacunguwe rero. Yego. Yego. Turababariwe, turabacunguwe. Uwo niwo mumaro w'agakiza ubundi. Yego. Yego. Uwo niwo mumaro w'agakiza. Agakiza ntikaje ngo hanyuma nitukakira ngo dukomeze tube babandi. Yego. Oya turakurigeraho hano hepfo. Yego. Ni ukuvuga agakiza tumaze kukakira twarababariwe, twaracunguwe, twababariwe ibyaha, twacunguwe mu byaha. Ni ukuvuga ngo twavutse bundi bushya, twabaye abandi bantu. Ndibuka hari ijambo Yesu yabwiye Nikodemu. Yego. Yego. Yaramubwiye ngo Nikodemu ikibyawe n'umubiri nacyo n'umubiri, nikibyawe n'umwuka nacyo n'umwuka. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo abacunguwe, abababariwe, bavutse bundi bushya kandi babyawe n'Imana. Yego. Niyo mpamvu twabyawe n'umwuka. Yego. Yego. Imana ni umwuka. Yego. Yesu yabwiye wa Musamariyakazi aravuga ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abaramya data by'ukuri bamuramya mu mwuka no mu kuri kuko abo ari bo data ashaka ko bamuramya. Yego. Ni ukuvuga ngo nanone twavutse bundi bushya, twageze mu mudendezo wo kuva mu byaha. Aho twari turi nta mudendezo. Yego. Yego. Nta mudendezo w'umunyabyaha uretse gusa n'umudendezo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Ariko twebwe dufite amahoro kuko twababariwe. Dufite amahoro kuko twacunguwe. Dufite amahoro kuko twavutse bundi bushya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abari muri Kristo Yesu baba babaye icyaremwe gisha. Rikavuga ngo ibya Imana nyuma yo kwakira agakiza, nyuma yo gucungurwa, nyuma yo guhabwa imbabazi z'ibyaha, Imana ntikomeza kuturera muri ya shusho ya kera. Yego. Yego. Niho nari mvuze ngo abari muri Kristo Yesu baba ari ibyaremwe bishya, baba babaye ibyaremwe bishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihinze kuba bishya. Ni ukuvuga ngo turi abana b'Imana. Haleluya. Niho nari mvuze ngo Kristo yaravuze ngo ntagira isoni zo kutwita bene se. Yego. Yego. Rero agakiza nanone niko kaduhesha kwezwa mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo iyo dusoma ijambo ry'Imana yavuga ngo kera mwari umwijima, kera mwari mupfuye muzize ibyaha, mukurikiza umwuka
umwuka utari uw'Imana, yego yego, umwuka wa Satani, Yego. umwuka mubi. Ariko rero tumaze gukizwa, tumaze kwakira agakiza, yego, twarejejwe, twabaye basha mu mwuka wacu. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ijambo rivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana abo nibo bana b'Imana. Uwo mwuka niwo utuyobora rero. Yego. Ntitukiyoborwa na wa mwuka wa Satani, Yego. ahubwo tuyoborwa n'umwuka w'Imana, Hallelujah. kuko turi abana b'Imana. amen, Ni ukuvuga ngo twaratsindishirijwe muri ako gakiza. Twaratsindishirijwe, nta muntu wakwitsindishiriza, ahubwo twe twaratsinzwe n'urubanza. yego, Ariko Kristo we aza gutsinda rwa rubanza, yego, kandi arutsinda ku bwacu. yego, Aba tuba turatsindishirijwe. Amaze kunesha, twaranesheje muri we. yego, Ntitwanesheje ku bwacu, Yego. kuko twari twaratsinzwe. Ariko Kristo kuko adatsindwa. yego, Ndibuka hari amagambo yigeze kubwira Abayuda atari yabambwa, yego, aravuga ati ndabizi ko mugiye kungambanira, batanji bakuru ndetse n'abanditsi yego, bakanyica, ariko nyamara ati nzapfa mpambwe, ati nyamara mu minsi 3 gusa nzazuka. Imana ihabwe icubahiro. haleluya, Ni ukuvuga ngo Kristo Yesu yaje afite agenda y'ibikorwa byari imuzanye. yego, yego, Byose byari imbere ye, yarabibonaga, ariko kandi yaje ari umutsinzi, kandi yaje aje kudutsindishiriza. Yego. Ni ukuvuga ngo twaratsindishirijwe, abamwizeye bose, abamwakiriye bose baratsindishirijwe. yego, Yadukuye mu butware bw'umwijima, yadukuye mu mbaraga z'umwijima. Imana ihabwe icubahiro. haleluya, Ubu turi abana bo mu mucyo, turi mu bwami bw'umucyo, kandi ubwami bw'umucyo ni ubwami bw'Imana, Hallelujah. ni ubwami bwa Kristo. Rero mu magambo make, ngako gakiza kacu, Yego. ngibyo ibyo twacunguwemo, yego, kandi ngibyo ibyo twahawe, haleluya, ibyo twagabiwe haleluya, mu kwizera Kristo Yesu. mm, Ibyo uwo ni umurage wacu, haleluya, uwo ni umurage twarazwe, turi abana b'Imana, agakiza ni akacu, turagafite, turakagenda. arakoze cyane pasiteri. Ngire ngo imitima yanyu irakira umunezero mwinshi kubwo kumenya amakuru meza. Ubutumwa bwiza n'ubundi ni inkuru nziza y'ibyabaye ku buzima bwacu, noneho tugenda dusingira igihe cyose ubwenge bwacu n'ubumenyi buha bugenda buzakira. Yani bitaragera mu mitekerereze yacu no mu bumenyi bwacu, biragoye kugira ngo bihinduke ubuzima bwacu, ariko uko tugenda tubyakira bikagera mu bumenyi bwacu, bikagera no mu bwenge, bigenda bihinduka ukuri k'ubuzima bwacu, noneho tukabaho mu mudendezo nk'uko yaravuze, kuko Imana yari yarabiteguye kuva kera ko tuba abana, kandi ngo tubiheshejwe n'umwana wayo Yesu Kristo. Reka tujye ku ijambo rya kabiri pastor. Yego. Dukizwa iki? Kugeza ubu abantu cyangwa se twakijijwe, kugeza ubu abantu ni nk'aho bataramenya icyo twakijijwe icyo ari cyo. Sobanurira abantu iryo jambo. Urakoze cyane mwene data. Mu by'ukuri iyo dusoma ijambo ry'Imana ritwereka icyo twakijijwe icyo ari cyo. Haleluya. Rero icyo twakijijwe, twakijijwe icyaha n'ingaruka zacu. Yego. Ndabisobanura muri aya magambo. Yego. Twakijijwe icyaha kuko rubona icyo cyari kitwishe. Yego. Dukizwa n'ingaruka z'icyaha. Izo ngaruka z'icyaha ni urupfu. Yego. No gutandukanywa n'Imana. Haleluya, haleluya. Nubwo hari utundi twinshi tugenda twinjiriraho, ariko reka mvuga ibi byombi. Twakijijwe icyaha n'ingaruka zacyo. Yego. Kandi izo ngaruka zacyo ni urupfu no gutandukanywa n'Imana. Yego. Kuko ubundi icyaha nicyo cyadutandukanyije n'Imana. Yego. Kandi icyaha nicyo cyazanye urupfu. Yego. Imana ihabwe icubahiro. Yego. Ni ukuvuga rero ngicyo cyo twakijijwe. Yego. Twakijijwe icyaha n'ingaruka z'icyaha. Ni ukuvuga mu cyaha ingaruka zacyo ni urupfu no gutandukanywa n'Imana. Yego. Ariko Kristo ujya twakomeje tuvuga, yaje kongera kutwunga n'Imana. Haleluya. Yaje kongera kuduhuza n'Imana. Haleluya. Murakoze cyane. Arakoze pasiteri, kandi agisubije mu magambo ahinye kandi byumvikana cyane, ndetse na Luka yabivuzeho avuga ko agakiza Yesu yatuzaniye ngo ari ukubabarirwa kw'ibyaha. Yani ibyo byaha rero
niho hari hakubiyemo zose. Icyo nicyo yaje gukuraho kugira ngo noneho nikivaho na za ngaruka zacu ziraba automatikema zivuyeho. Pastor arakoze cyane avuze ati twakijijwe icyaha n'ingaruka z'icyaha. Yani urupfu yatangiye avuga mbere twari dupfuye rwaje ari nk'ingaruka z'icyaha cyabayeho mu ngo bya Edeni ubwo Adamu na Eva bacumuraga ku Mana noneho bikabagwa ku bantu bose. Ati noneho icyo cyaha rero nico Yesu yaje kudukiza, hanyuma automatikema na za ngaruka zacu duhita tuzikira tugahabwa ibihembo rero by'agakiza cyangwa se resultat z'agakiza. Nkiraho mwene data hari igihe abantu ushaka kuvuga gutya wenda ntibabyumve bakavuga ati ko avuze ngo twakijijwe icyaha n'ingaruka z'icyaha kandi abantu bakaba bapfa. Uru rupfu tuvuga hano ntabwo ari urupfu rw'umubiri. Amen. Ntabwo ari urupfu rw'umubiri. Oya nta sibwo tuvuga. Twari twarapfuye mu buryo bw'umwuka kandi urwo rupfu niko rwari rwadutandukanyije n'Imana kuko ubunyire abizeye nubwo bapfa urupfu rw'umubiri ariko ntibapfa barasinziriye basubiraho ubugingo busubiraho bwaturutse. Ni ukuvuga urupfu tuvuga so urupfu rw'umubiri. Aha iri ni jambo nongeraho. Ibi ngibi byabaye ryari? Ibi twabikijijwe kubw'urupfu rwa Kristo no kuzuka kwe. Kristo ntiyapfuye ngo areke kuzuka. Yarapfuye arazuka. Hanyuma muri uko gupfa kwe no kuzuka kwe twarasindishirijwe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze cyane ahubwo nibukije ijambo benshi yabitekeza nkuko wari ubivuze none bakirengagiza ko na Paulo yabwiraga aba Efeso ngo mwari mupfuye ariko kandi bariho. Bararyaga baranywa ni nkuko kwacu twatuvugana tukavugana tugakora ibi ariko tugize gute dupfuye. Uretse naho urebye Adamu na Eva Imana yarabwiye ngo umunsi muzajya kuri iyi mbuto muzafa. Ariko bari imbuto batarigera babyara habe n'umwana n'umwe. Tubona bari imbuto ariko bakomeza kubaho barabyara barororoka twese dukomoka muri bo. Yani uru rupfu rutandukanye n'uru rupfu abantu benshi batekereza. Urakoze cyane ugaruka kuri iyo point. Nanone kandi turakomeje reka tuje ku kibazo cya gatatu. Kibazo cya gatatu kiragira kiti tese ni gute umuntu agakiza kamugeraho. Noneho nigeze kubona abahungu benshi tuganira rimwe na rimwe. Ko dukomeje kuganira akambaza tese yewe agakiza kaza kagera ku muntu gute se noba narakishijwe nanje noneho kubera kuguma kuganira noneho ukuri k'ubutumwa bwiza noneho ugasanga abantu bari bakazi mu buryo busa naho butari bwo noneho mwabivuga mu buryo bukwiye akibazo se nimba yarakakiriye noneho bisa naho benshi batazi nimba koko bakijijwe cyangwa badakijijwe. Reka rero tugaruke ku ijambo rivuga tese agakiza kagera mu muntu gute, ashobora kubimenya gute ko yakijijwe cyangwa se kamugeramo muziyenzira. Murakoze cyane. Mu by'ukuri mu magambo ahiniye nibutse uvuze iryo jambo nibuka umuririmbyi warimbye aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nje. Sinzi nimba umuntu yibaza ngo sarakijijwe cyangwa ntakijijwe. Jewe nibaza yuko abatarakizwa. Abatarakizwa koko. Kuko wakijijwe tashobora kwibaza ngo se ndakijijwe cyangwa se nkijijwe. Dushingiye kuri uwo muririmbyi warimbye gutyo ariko ni jambo y'Imana yabitubwiye. Ni ukuvuga ngo gukizwa agakiza katugeraho gute. Ijambo y'Imana riravuga ngo ni mu nzira imwe. Ni kwihana no kwizera. Aya magambo yombi. Ni ukuvuga ngo agakiza ijambo y'Imana yavuga ngo kwizera guheshwa no kumva. Kumva kukaza ngo kugaheshwa n'ijambo rya Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo twumva ubutumwa tukabwizera buduhesha kwihana. Kandi bugiye wihana ubundi kwihana no guhindukira ukava mu nzira z'ibyaha. Uko niko kwihana. Ukazivamo buryo ukazireka tuzikomeze kuzigenderamo. Uko no kwihana. Hanyuma kwizera no guhindukirira Imana. Imana ihabwe icyubahiro. No kwemera Imana ukayihindukirira. No ukuvuga noneho ibibaye umugenga wawe. Ibibaye umwami wawe. Rero umuntu wibaza ngo ese
ngo ndakijwe cyangwa se nkijijwe, jewe nibaza yuko batarakizwa, kuko uwakijijwe hari impinduka zimubamo kandi nawe akazitahura ko zabaye. Nta muntu wakizwa ngo ananirwe kumenya ko yakijijwe, ahubwo utarakizwa ntashobora kumenya agakiza. Utarakizwa abataramenya agakiza, ariko uwakakiriye amenya ko agafite. Rero uburyo twakira agakiza ni mu nzira yo kwizera, twizera ijambo ry'Imana, kuko kwizera guheshwa no kumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Iyo wumvise ubutumwa bwiza, iyo wumvise ijambo ry'Imana ukaryizera, noneho ni ijambo ry'Imana muri wowe riguhindukira imbaraga zituma wihana, ukabona yuko aho wari uruhagaye, ibyo inzira wari urimo ukazigaya, maze rero ukawakiriye agakiza. Kwihana no kwizera nibwo buryo umuntu yakira agakiza. Kwihana no kwizera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yohana 5:24 haravuga ngo nukuri, Yesu rarahiye aravuga ngo nukuri ndababwira yuko umuntu wumva ijambo ryanje akize, cyangwa se umuntu wizera wantumwe ngo afite ubugingo, kandi ngo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Mu rupfu ni ukuvuga ni mu byaha, ni ukuvuga abavuye mu byaha abageze mu bugingo. Mu bugingo rero ni muri Kristo Yesu, niho mu gukiranuka, niho mu kwezwa. Paulo yandikiye Abikorinto aravuga ngo uwo Kristo yaduhindukiye ngo ubwenge buva ku Mana, aduhindukira kwezwa, aduhindukira gucungurwa. Urumva nawe? Ni ukuvuga rero mu kwihana no kwizera wakira agakiza. Kwihana no kwizera wakira agakiza, kandi kwizera weshwa n'ijambo rya Kristo. Iyo waryakiriye ukaryizera wakira agakiza. Arakoze cyane Pasiteri, kandi karavuga ibintu binezeza imitima yacu kandi bihindura ubugingo bwacu, bikomeza kudukura mu isi yo kutamenya tukinjira mu isi yo kumenya. Aravuze ati ni amagambo abiri, kwihana no kwizera. Yani kwihana ku rundi ruhande bishobora kuba bitandukanye nuko bamwe babitekereza kwihana babikora, ariko aravuze ati kwihana ni uguhindukira, ukava mu ni change of mind, ni ugukura ubuzima bwawe aho bwari butumbereye ukabuhindukiza ukabwerekeza ahandi. Kandi aho handi ni hatubwiye ni muri Yesu Kristo, kandi ari navyo bitubyarira n'ubundi kwa kugira gute, yani kumva kutakiri depanda n'ivyari bikubase byose, byari waru umwami wawe, yani ukabivamo ugahindukira ugataninga, ukabona undi mwami ugiye gutwara ubugingo bwawe, akaba ari we wenyine umanikira amaboko. Aravuze ati guhindukira tukabona Yesu tukamwizera nizo biduhesha agakiza. Kuko umunyabyaha iyo yumvise ijambo ry'Imana rikamugeramo, ijambo ry'Imana rifite imbaraga, kuko ni ijambo ry'imbaraga. Iyo Bibiliya bivuga mu bamenyane mu Baroma, kuko umuntu niyatura kuvuga ngo Mana nari umunyabyaha, ndaje imbere yawe mbabarira, inzira nari ndimo ndaziretse, inje imbere yawe ngo umbabarire. Cya gihe rero ibitekerezo birahindukiye, bigaye ibyo yari asanzwe arimo, bigaye aho yarari, arahindukiye avuye muri za nzira. Icyo gihe umuntu arakizwa. Noneho nabukiye mu ijambo, hari ukundi iryo jambo ntekereza ko tutariha agaciro, tutumva uburemere bwabyo, ariko nko ku bantu bafite izimana zindi basenga, reka tuve nk'umuyisilamu cyangwa umuhinde bari abasenga iriya mana yabo, cyangwa bari ababuda, kugira ngo umuyisilamu yihane ahindukira avuge ngo guhera uyu munsi nizeye Yesu agiye kuba umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, nizeye ko ari we ngiye guha ubuzima bwanje iteka. Icyo kintu ku muyisilamu ni ikintu gikomeye. Noneho twebwe tubyumva mu buryo kuriya twese twisanga mu ikanisa, tukakura muri Sunday school, tukaja mu makorari, noneho tukagira ngo ni ikintu gitoya. Ariko noneho ibaze bariya avuta azi ko umwami wabo ari umwe, ari Muhammad. Noneho akagera igihe mu bwenge bwe no mu bumenyi bwe bihinduka kumva hari undi mwami akwiriye guha ubuzima bwe, akava totalema kuri Muhammad. Noneho wari uvuze iryo jambo uti kwatura ni ikintu gikomeye. Bikagera igihe bivuga mu ruhame akavuga ngo Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, guhera uyu munsi niwe wenyine ngiye
kugandukira. Yego. Ico ku muntu w'umuhinde, ku muntu w'umuyisilamu, ku bantu basenga ibigwamana ni ijambo rinini cyane. Ariko kandi ndaza kugaruka ku ijambo rimwe nshaka kugira ngo usobanure abadukurikira. Yego. Uravuga iki pasiteri? Waruvuze ijambo ati urahamya neza ko umuntu wibaza ati se ndakishijwe cyangwa se ndakizwa, kandi urabivuze mu by'ukuri naje mbitekerezaho, kuko agakiza ni ikintu kimpakitinga ubuzima bw'umuntu, yani kigahamanya n'umutima wawe ko hari ukumeze. Ubaye wumva ntakumeze bigaragaza ko ntakuraba nyine. Yes. Noneho naringiye kubazira ijambo, sinzi icyo wabivugaho. Aba bantu la majorité reka tuvuge noneho ku bantu benshi tuzi bo mu bwoko bwa cyangwa no East Africa, tutigeze tuja mu bigirwamana, tutigeze tugira izindi mana, dusa nabizeye. Twe tuvuka tukisanga mu makanisa, noneho ukisanga muri korari, ukigishwa Sunday school bakubwira kubaha ababyeyi, kubaha Imana, kubaha amategeko y'Imana, ugakora ukagera muri korari, ukazamuka ndetse namwe akakora n'indi mirimo. Aba bantu wabavuga hiki? Wabavuga hiki kubijanye n'agakiza? None naje muziko na formula ikibazo. Urakoze cyane. Nabyumvise. Reka nkubwire ko naye navuze ngo ndaza gusoreza ku ijambo rivuga ngo ibindi bintu bidashobora kuduhesha agakiza, ariko usanga abantu babibamo cyane. Kandi byiza ariko bidahesha agakiza. Yego. Ndaza kubivuga. Yego. Nico kibazo ubajije kiraganisha aho ngaho. Birumvikana. Agakiza ka affectinga the entire person. Nukuvuga iyo wakakiriye karakudomina. Yego. Kandi agakiza twavuze ko ari Kristo. Yego. Iyo ari muri wowe urabimenya ko ari muri wowe. Yego. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Yego. Nimba muri wowe ubwo buhamya butabamo ntabwo urakizwa. Turakizwa. Bo ijambo ryongeyeho ndashaka kukubwira ko kuvuka ugasanga ukisanga mu itorero, ugasanga ababyeyi babona abakristo, wende bo barakijijwe, bakiriye agakiza, nawe ugakomereza aho ngaho. Ibyo ntibisobanura ko wakijijwe. Ndaza kuvuga ijambo, ndashaka kukubwira yuko umuntu yoba apotre, akitwa apotre, agakora imirimo y'ubuapotre, atarakizwa. Umuntu yoba bishop, yoba revera, yoba pasiteri, yoba umudiyakoni, yoba umuririmbyi mu rusengero, atarakizwa. Iryo jambo muritsindeho kabisa mubyumve neza. Atarakizwa. Kuko gukizwa ni ikindi kintu. Nuko warakiriye Kristo. Yego. Akaba ari wo mugenga w'ubuzima bwawe. Muri entire person. Yego. Nukuvuga ngo iyo mirimo yo mu rusengero wowe ikora utakijijwe. Yego. Niyo nari navuze ngo ndaza gusoza kuri iri jambo. Agakiza nukwakira Kristo. Yego. Akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Agakiza si ukumuvuga. Ushobora kumuvuga utamufite. Yego. Cyane rwose. Wanabivuze ko abantu babiririmba n'indirimbo bagahanga kandi bakishima bakanezerwa, ariko nyuma bakabihakana. Yes. Niyo nari navuze hano, agakiza titugaheshwa n'idini turimo. Yego. Agakiza ntitugarebera mu idini. Yego. Agakiza titugaheshwa n'imirimo myiza dukora. Yego. Kuko ushobora gukora imirimo myiza abantu bishimira ariko udakijijwe. Ushobora kuba imfura inyangamugayo, reka mvuga nko mu bwoko bwacu, ko imfura y'umunyamurenge, ukora ibikorwa byinshi, ukareba abapfakazi, ugafasha imfubyi ariko udakijijwe. Haleluya. Ya mirimo ndisobanura ariko ukijijwe. Icyo kintu cyacanganya abantu cyane. Bibiliya ivuga ngo abera bo mwisi nizo mfura Imana yishimiye. Yego. Abera bo mwisi nizo mfura Imana yishimiye. Ariko bitavuze ko ushobora gukora imirimo myiza unakijijwe. Yego. Aho nawe reka mbagaruke. Bitavuga yuko ushobora no gukora ya mirimo myiza nico kisakinatera confusion. Unakijijwe. Agakiza rero ntitukarebera mu idini. Tikazangwa n'idini. Titugaheshwa n'idini. Titugaheshwa n'imirimo myiza dukora. Yego. Titugaheshwa no gusenga cyane. Yego. Titugaheshwa no gusenga cyane. Yego. Titugaheshwa no kuba umunyetorero runaka. Titugaheshwa no gukiranuka k'umuntu. Titugaheshwa no kuba inyangamugayo ziga narimvuze. Yego. Titugaheshwa no gukora ibitangaza n'ibindi wakongeraho. Nukuvuga agakiza ni ikindi kintu. Nukuba ubuzima bwa Kristo bukorera muri wowe. Nukuvuga iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubuzima bwa Kristo buraza bukakoreramo. Muri wowe ufite agakiza rero. Haleluya. Ndagukiye mu ijambo tugana ku musozo.
uvuze amagambo menshi numva karagenda nkoraho rwose. Hari umuhungu twigeze kuganira w'umuyumbe, noneho tugumye kuganira arambwira ngo abantu baza mu ikanisa ngo gushaka Imana. Turamwe ate se tuza ku ikanisa gushaka Imana mu buhe buryo? Aravuga ngo binyuze ngo mu gusenga ngo tuba twadushaka Imana, ngo mu kurimba tuba twadushaka Imana, ngo mu gutanga tuba twadushaka Imana, gutyo. None ngerageza kumbwira ati ntabwo ari twe dushaka Imana, Imana niyo yadushatse. Wowe ushaka Imana gute we upfuye? Ahubwo Imana yakubonye ikakuzana ikagushira mu rugo, noneho wowe ukora nk'umwana mu rugo, ariko ntubakora kugira ngo ushake so. Ubundi umuvyeyi ni uzara umwana yarangiza kuvuka agakora imirimo mu rugo. Naye ngarutse ku ijambo waruvuze, hari abantu ubunyine bashoye n'imyigishirize yabo ndetse na viziyo zabo bakazijora mu gufasha abantu, bakumva ko point nyamukuru ari ugufasha imfubyi, ari ugufasha abapfakazi, ari ukukora ibiki n'ibiki, noneho bakafata iby'agakiza n'ibindi ntibabinganishe no gukora ico kintu. Noneho abantu bakirengagiza ijambo rimwe rikomeye. Aba bantu b'abayisilamu twavugaga nibo bantu bafashanya kurusha abandi babaho. Aho narebye izi kampani zigenda zikomakomeza abantu bagenda bafasha abatishoboye, imfubyi n'abapfakazi, usanga benshi ari n'abapagani. United Nations, UN idufasha twese, ni organisation y'abantu bihuje batubakiye ku bukristo, ariko reba impunzi zose abatakaye abagize gute bagenda bafasha bakegeranya bakagabura bakagira gute, noneho bikarangira abantu bagiye gufata imirimo bakayitereka mu mwanya wo kwizera cyangwa se w'agakiza. Ariko kandi nko wari ubivuze, ni byiza ko abantu babanza kumenya iyo mirimo ahantu yubakira, kuko umusingi nimba utariho ari amadafari yandi yose nubwo woyubaka, iyo imvurije cyangwa imiyaga yose aragwa kika. Noneho ugasanga ico kintu gisa n'igicanganya abantu cyane. Reka ngaruke kuri iyo point gato mbere yuko tuzagana ku musozo. Yego. Mu by'ukuri imirimo myiza, nta mirimo myiza yohesha umuntu agakiza. Yego. Tayo. Ariko ushobora kuba ukijijwe ukagira n'imirimo myiza. Agakiza kaduhesha imirimo myiza. Uranyumva neza? Agakiza kakaguhesha gukora imirimo myiza. Kandi iyo mirimo myiza yo uyitegerejeho ingororano imbere y'Imana. Ntabwo izakugeza mu ijuru, ariko ni uzayigororerwa n'ubwira imbere y'Imana kuko bakijijwe. Ariko nagira ngo nkubwire ngo imirimo myiza yose waba ukora udakijijwe imbere y'Imana ni zero. Yego abantu barishima ko wabagiriye neza, umuntu arishima ko wamwishyuriye inzu, umuntu akishima ko wamwishyuriye umwana ishuri, icyo ni igikorwa cyiza, ariko wa murimo imbere y'Imana ukora udakijijwe ntacyo uvuze imbere y'Imana. Ariko imirimo myiza ikorwa n'abantu bakijijwe, bakiriye kagakiza twakomeje tuganiraho, iyo mirimo izabahesha ingororano imbere y'amaso y'Imana. Uranyumvise neza? Ariko imirimo yose dukora ushobora gutanga icyacumi cyinshi mu ikanisa, ariko ndakijijwe, ariko kugira ngo ngire izina hariya hantu naje ngira agaciro. Ariko rero ibi bintu byose imirimo twaba dukora ariko tudakijijwe imbere y'Imana ntagaciro ifite, ntagaciro ifite rwose. Ahubwo nje mbona ko ni igihombo. Ahubwo imirimo myiza ku mukirisitu wakijijwe wakiraga kiza hari ingororano tuzabona mu ijuru. Ikibazo cyanyuma tugana ku musozo, abantu badukurikiye nizere ko mukomeje kugubwa neza, kandi ahantu hose hari urujijo. Ndizera ko Imana igenda ihakiza, hagenda habohoka habatuka. Niyo ntego yacu nugira ngo aho hantu hose habaswe no kutamenya hakomeze habatuke. Kandi yaravuze Yohana ati muzamenya ukuri, uko kuri kuzababatura, kandi uko kuri nta kundi nakagakiza n'uyu Yesu. Uko turushiriza kugenda tumenya Yesu, niko ubuzima bwacu bugenda bubatuka, tugenda twumva ko turi abana, twisanga ibyo twakora byose bidakwiye, tugasanga ko tutagombaga kubikora, ko ahubwo hari icyo Imana yakoze gikwiye ku bwacu. Ijambo rya nyuma Pastor mbaza kugira ngo dusoze, abantu benshi bibaza, ese umuntu wakiriye agakiza niki kindi ashobora gukora kugira ngo aje mu ijuru? Yani abantu tuvuga ko dukijijwe, ariko kandi hagati aho hakaza veri bivuga ngo ko turakorera ijuru. Noneho bikasa nibigiye kugira confusion. Noneho hirya y'agakiza icyo umuntu ashobora gukora kandi
kugira ngo agere mu ijuru. Agakiza n'ijuru wabitandukanya gute? Reka mvuge gutya, aho simbatinda cyane, passport igeze umuntu mu ijuru nagakiza. Yego. Nico gusa. Igituma umuntu azagera mu ijuru nagakiza. Kandi ako gakiza ni Kristo Yesu. Bibiliya ivuga ngo nta yindi nzira ni muri Kristo Yesu. Yego. Ni ukuvuga iyo niyo n'urwo rwandiko rutwinjiza mu ijuru. Niyo nzira nagakiza. Ugafite afite ijuru. Yego. Haleluya. Kuko ijambo rivuga ngo Imana imaze kuzura Kristo ngo imwicaranya mu ijuru mu buryo bw'umwuka kandi ngo itwicaranya nawe mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo turacari muri uyu mubiri yego ariko mu buryo bw'umwuka turi kumwe na Kristo mu ijuru. Haleluya. Uranyumvise? Urumva tayari kuko ako gakiza ari muri we kabonerwa, tayari twego turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka, nituzambura uyu mubiri ni tayari ijuru turirimo. Abantu bibazaga ico kibazo murasubijwe. Ta mirimo rwose. Paulo aravuze ngo twafanye nawe, tuzuranwa nawe, tuzamukanwa nawe, noneho ngo twicaranye nawe na Yesu Kristo iburyo bwa se ngo mu ijuru. Mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka. Yes. Ikibazo gihari nuko abantu bakomeza kwirebera mu buryo bw'umubiri bakirengagiza ko umuntu ari umwuka. Iyo yabaye challenge nini, tsongera tugaruke n'icyo kintu tukivugeho. Umuntu ukuri ninde? Bene data nshuti bavandimwe bakunzi bacu, reka twongere tuvuge ngo turashimye cyane ku bwa pasiteri, kandi nizere ko muza kumva byinshi kandi ubuzima bwanyu burushiriza kugenda bubohoka kandi bunabatuka. Abantu bose bibaza ukuntu umuntu wakijijwe ashobora guharanira kandi akanashaka ijuru, dukorera ijuru ko turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Nta safari yo kuja mu ijuru. Mu ijuru si safari twatora ko kuvano ngo tuje muri Nakuru cyangwa kuvano tukaja muri Amerika, ahubwo ijuru ngo riri muri uwo mwana. Abafite uwo mwana nguko yarabivuze bafite passport kera barakatishije irahari. Nukuvuga ngo iryo juru baririmo barigezemo, nta kindi na kimwe basabwa kongera kuri ico kintu. Rero murakoze cyane. Twari kumwe na pasiteri kuva Grace Tabernacle Church, Samuel Mataratara, nanje ni Serugaba Alexis, twese hamwe kukuri batura nk'ikiganiro twatuganira muri iyi minsi cyane ni Voice of Salvation and Wisdom. Murakoze cyane, Imana ikomeze bagirire neza.